hari ibintu satani yafunze tuzamanura, hari ibintu n'Imana iba yararetse tukazabimanura, hari ibintu uzasengera ugakurura rimwe ukabona nta kije, ugakurura kabiri ntihagire ikiza, ugakurura gatatu ntihagire ikiza, ukagira kane ntihagire ikiza, ukagira gatanu ntihagire ikiza, ukagira gatandatu ntihagire, ku bwa karindwi ukabona ibimenyetso by'uko birimo gukoreka. Haleluya. Yewe ndo mugabo wo guhamya ibi ngibi, mfite umuntu wansengeye, mujya mwumva hano mbitangaho ubuhamya, kuva muri 78 afata ubusa, 79 afata ubusa, 80 afata ubusa, 81 afata ubusa, 82 afata ubusa, 83 afata, 84 ndakizwa ku mwaka wa karindwi. Haleluya. Kandi nkijijwe nyine ubwo nagiye ari ubwoko bw'imigano buba mu Bushinwa bita China bamboo. China bamboo iyo bayiteye bacukura umwobo w'imetero 2 bagateramo ingiga ya China bamboo y'uwo mugano, bashyizemo n'ifumbire. Umwaka wa mbere buri munsi ugomba gusukamo indobo y'amazi, urumva, buri munsi. Umwaka wa mbere iminsi 365 usukamo amazi ntihagire ikigaragara. Wa mwobo kubera yuko iyo usutsemo amazi ibitaka bigenda bimanuka. Umwaka wa kabiri ukongera itaka ukongera ukuzuza, kamara umwaka usukamo amazi, imyaka 2 usukamo amazi, imyaka 3 usukamo amazi, imyaka 4 usukamo amazi, imyaka 5 usukamo amazi wongeramo ifumbire, 6 ku mwaka wa karindwi izamuka rimwe mu byumweru 3 ikabigeze muri metero 30 z'ubutumburuke. Hari ibintu bimwe bitinda kuzamuka ariko byazamuka bigapfunuka bigiye. Buriya rero ntuzacika intege ibyo urimo gusengera byose. Eliya yagize 7 abwira umugaragu ati jya kundebera niba nta cyabaye, kaza akamubwira ati nta n'ikimenyetso, ariko ku bwa 7 aramubwira ati mbonye akamenyetso. Hari abarimo kubona utumenyetso, ubwo nabashubijwe kare. Hari abazasenga umwaka ukarangira, umwaka utaha muri 40 ukaza gutanga ubuhamya ngo umwaka ushize muri 40 narasenze none Imana yaranshubije. Kuko Imana yacu isubiriza igihe, ariko Imana yacu isubiza igihe yagennye, kandi iyo ibikoze umenya ko ariyo yabikoze. Cyitegererezo cy'abatubanjirije. Buriya hari ibintu byinshi byagiye bipfira mu nzira, bitugeraho byarapfiriye mu nzira. Kimwe muri byo ni uburyo tuvuga ngo ubutumwa bwiza. Ubundi ubutumwa bwiza ntabwo ari translation nziza ya gospel. Ubundi ni mureba bavuga ngo inkuru nziza ya Yesu Kristo, sibyo? Ubundi ijambo ryagombaga kuba inkuru nziza, ariko kubera ko babigize ubutumwa bwiza twumva yuko bigarukira ku munwa. Ni ubutumwa tujyana, bamwe bakamenya kubuvuga abandi ntibamenye kubivuga, ariko inkuru nziza burya nta muntu utamenya kuvuga inkuru nziza. Inkuru nziza buri muntu wese ashobora kuyibara. Kubera iki? Icya mbere yari inkuru nziza uyivuga wese abanezerewe. Haleluya. Iyo ari inkuru nziza uyivuga wese abanezerewe. Icya kabiri, iyo ari inkuru nziza uyivuga wese abazi yuko abari buyakire nabo banezerwa. Ariko kubera ko batubwiye ngo ni ubutumwa bwiza, akenshi buza bunashaririye. Hari abantu bavuga ubutumwa bwiza ukavuga ariko se ubu butumwa bwiza ko numva atari bwiza cyane. Ariko burya unateza amatwi n'ubugaragara bushaririye nuko baba bakubwiye nk'ubwa Yona. Yona Imana yaramubwiye ngo genda ujye Niniwe ubabwire yuko mu minsi 40 Niniwe hazaba habaye icyavu nta buye rigeretse ku rindi. Ariko si Imana yashaka kubabwira. Imana yaramubwiye ngo genda ubambwire ngo ibyaha byawe byirundanije imbere yayo, mu yandi magambo ni mwihane kugira ngo mubabarirwe. Iyo ni inkuru nziza. Ibyaha byanyu ni byinshi ariko Imana yiteguye kubabarira. Iyo ni inkuru nziza. Kandi burya uko uyivuga niko abantu bayakira. Kanove yuko ingi iri wirushe, hari igihe biba byapfiriye ahandi cyangwa bikaba biri mu ijwi ryanjye. So inkuru nziza ni iyihe nkuru nziza dufite? Nimureba neza murabona muri Bibiliya baravuga ngo ni inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ariko se iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo yo ni iyihe? Paulo buri yarazi gushyira ibintu mu magambo yoroshye cyane. Hari ahantu mu byakozwe n'intumwa ubwo yisobanuraga imbere ya Agripa mu gice cya 26 umurongo wa 18,
yarambwira ngo rero Umwami Agiripa, ubu ngewe mfite inkuru nziza ngendana ahantu hose. Umwami Yesu yarambonekeye arambwira ngo ningende ngo njye mu banyamahanga. Reka wenda mbasomera ayo magambo kugira ngo mwumve ukuntu avugitse neza. Umurongo wa 18 w'igice cya 26 ngo kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo. Inkuru nziza, kugenda ugahumura abantu bakabona bakava mu mwijima bakajya mu mucyo. Icya kabiri, bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana. Iyo ni inkuru nziza. Icya gatatu, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Ubu nibwo butumwa twahawe mu murongo umwe, kujya kubwira abantu ngo uri mu bubata bwa Satani, ariko inkuru nziza nkufitiye Umwami yaje kubugukuramo. Wagendaga mu mwijima, ariko nkuzaniye inkuru nziza, Umwami wacu yazanye umucyo. Wagendaga nta byiringiro by'ubugingo bw'iteka ufite, nkuzaniye inkuru nziza, ibyiringiro byarabonetse muri Yesu Kristo. Haleluya. Inkuru nziza ya Yesu Kristo, kuko inkuru nziza ya Yesu Kristo ni ukuvana abantu mu mwijima tukabajyana mu mucyo, ni ukuvana mu butware bwa Satani tukabajyana mu butware bwa Kristo. Kubera iki? Kuko Yesu yabivuze neza, aravuga ngo Satani nta kindi kimuzana uretse kwica no kwiba no kurimbura, ngo ariko jyewe naje ngo zihabwe ubugingo kandi zihabwe bwinshi. Haleluya. Ngira ngo hari ibintu byinshi tutize neza, nk'iyi nyigisho ya abundant life. Maze iminsi hari ibintu nari ndimo gukoraho bya za Bible studies, ntari abantu nazikoreraga, ariko nagize kuri abundant life ndavuga ni kuki tutabwirije abantu ubuzima bwuzuye bucugushije busendereye tubonera muri Yesu Kristo, aho ugasanga kenshi tubabwira imisatsi, amajipo, imikufi, abantu ibi ntabwo ari ubuzima ntabwo ari ubuzima butubutse. Kenshi usanga twibanda ku bintu biri peripheral by'imbura mumaro, kandi hari ibintu by'ingenzi by'ubutumwa bwiza by'inkuru nziza twagombye kubwira abantu. Ubundi wagize ibibazo bakakubwira ati nkufitiye inkuru nziza, no kuvuga ngo ikibazo cyawe cyabonye igisubizo. Haleluya. Ndibuka kera muri za 95 na 6 nibwo twatangiye kubwiriza mu magereza. Abantu barimo babonaga bihebye, bari mu mva. Hari igihe wajyagamo ugakubitwa n'umwuka w'abantu ko kukumva ukavuga ahantu harafunze, ariko dutangiye kubabwira ubutumwa bwiza, ukabona umuntu arumva koko naho hantu hari inkuru nziza yaje yuko bishoboka kuzasohokamo. Haleluya. Inkuru nziza yuko bishoboka, kandi byarashobotse. Je mu bintu bijya binezeza nuko byashobotse. Hari igihe nabivugaga, Imana yari yarabitubwiye ngo nibihana ibyaha byawo nzabakuramo. Haraze Mana, aba bantu bisha abantu uzabakura muri gereza koko? Mumva bitazashoboka, ariko nkabivuga nkuko Imana yabimbwiye. Abantu byari byose ubwo Imana yabivuze n'akazi kayo. Buri hari ibintu uvuga kumva nawe mu mutima utabyemera, ariko ukabivuga kubera iki? Kuko Imana yabikubwiye, hanyuma Imana ikabikora. Kuko n'ubundi ntabwo ari jye ushinzwe kubikora, wenda bahakanyuma hanyuma twigire muri text yacu mbabwira icya kabiri kuri icyo ngicyo. Twigeze kujyana inkuru nziza mu Ruhengeri mu gihe cy'abacengezi muri 98. Mpagaze ndimo kubwiriza, kandi uwo munsi hari haramutse intambara mbi, ariko iyo mvuze mbi yari mbi koko. Ruguru mu birunga wumvaga imbunda zivuga nk'ingoma, ukagira ngo ni inkuba zigiye ko. Hanyuma numva Imana imbwira ngo atura yuko iyi ntambara nyishyizeho iherezo. Mpagaze ndimo kwigisha ndavuga nti mwese muzamuri ijwi muvuge ngo haleluya, ni Imana navuze ngo uyu mwaka iyi ntambara iraba yishyizeho iherezo. Abantu bose barabivuga kubera ko bivuze barabivuga, ariko mpamya ko ntashidikanya ko nabo ntibabyizeraga. Ko tuvuyeyo umwe mu bayobozi wari uhari yambwira gusa, pastor ugira amatwi yumva, ugira amaso abona, urahagarara kuko ukavuga ngo uyu mwaka navuga ntiburi bw'Imana yabivuze, ubwo yambwiye ngo bivuge, niyo naba nibeshye kubw'izina ryayo izibwiriza ibikore kugira ngo ye guseba. Haleluya. Izibwiriza ibikore
kuko ubwo nabivuze mu izina ryayo izibwiriza ibikore, kuko nitabikora izaseba. Icya mbere, sinzongera gutinyuka kuvuga ko yavuze. Icya kabiri, namwe ntimuzizera ko ibyo tuvuga ari byo. Rero ngiye kwibwira ngo rero Mana, niba nibeshye nkumva nabi, ibwirize ku bw'izina ryawe ubikore. Haleluya. Kandi buriya nimwitegereza muri Bibiliya hari ibintu Imana igikora ku bw'izina ryayo. Mose Imana yigeze kumubwira ngo mva imbere nica aba bantu, aravuga atoya abanyegiputa bazagira ngo byarakunaniye, ngo bagejeje mu batayu batsindayo kuko wananiwe kubageza iyo bajyanaga, none isubireho udaseba. Imana yisubiraho ku bw'izina ryayo. Hari nawe bivuga ngo ibi nzabikora ku bw'izina ryanjye. Ahantu hose muzabona muri Bibiliya banditse ngo ku bw'izina ryanjye, ujye umenya ngo hari ibintu Imana izakora kugira ngo izina ryayo ridatukwa. Haleluya. Ku bw'izina ryanjye. Buriya niyo dusenga mu izina rya Yesu, hari ibyo Yesu azakora kuko twabivuze mu izina rye. Akaba tumva biriya bintu babivuze mu izina ryanjye, reka mbikore, batazagira ngo izina ryanjye ryabuze imbaraga. Haleluya. Ariko ugomba kwitonda iyo ugiye kuvuga mu izina rye, ukavuga ibyo koko nawe yavuga aramutse ahihagarariye. Nawe nuhagarara ukabwira abantu ngo shyira amafaranga ahangaha nkusengere, reka nsubirizemo abantu bamwe na bamwe. Hari umuntu nasengeye kandi sibo, noneho Yesu aramusubiza, hanyuma arambwira ngo se, ngo iyo mwasengeye umuntu ngo agasubizwa ngo atanga ngahe? Ndamubwira ntibaza Yesu ayo uri bumuhegewe, ntabwo ndimo. Hari ikibazo kimaze kuza muri iri jambo ry'Imana n'ubutumwa tuvuga, kongeraho tarifu kugira ngo ubone pastori. Tarifu niba yagusengeye shyiraho tarifu. Ndenda kukubwira nanjye ndi Yesu, ayo masengesho sinajya njyasubiza, kuko yaratubwiye ngo mugende mwaherewe ubuntu mutangire ubundi, nta tarifu. Amina. Iki rero ibyo uzakora mu izina rya Yesu wumva bihuza nuko Yesu yabikora hibereye, ujye wizera uvuge ngo rero Yesu, ibi bintu nabivuze mu izina ryawe, nawe gerageza inyagambure. Hari umuntu ugeze kubwira Imana ngo inyagambure abantu bamenye ko hari. Amen. Ariko si ibyo nigishaga ahubwo uyu munsi, uretse ko turibuze kubigarukaho bundaza kubona aho bihurira. Icya kabiri ni abatubanjirije, icyitegererezo cy'abatubanjirije. Nimureba muri Bibiliya muzabona ahantu henshi Imana ivuga ngo mwitegereze, mujye murebera ku bababanjirije. Pawulo abwira Abakorinto akababwira ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nibo kugira gute kukigera mu cya Kristo. Ahandi uwanditse urwandiko rw'Abaheburayo inshuro ebyiri, igice cya 12, igice cya 11 amaze kurondora abatubanjirije bizeye Imana ikabakoresha ibintu bihambaye. Buriya nkunda igice cya 11 cy'Abaheburayo, kijya kintera imbaraga. Arangije aravuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo. Haleluya. Abantu Imana yakoresheje bakagera kuri byinshi, bagakora ibihambaye byinshi, kandi benshi muri bo bari abantu basanzwe. Nk'uwo turi bw'igiye uyu munsi yari umuntu usanzwe, ndetse uri na nyuma y'abasanzwe. Abenshi nanatondetse muri iki cyumweru, nabikoze mbishaka, natondetse abantu bari inyuma y'abasanzwe, boroheje, kugira ngo bigire bite, kugira ngo bibatere umwete ko umuntu wese Imana ishobora kumukoresha. Iki Imana ikeneye si abantu bafite ubwenge, irabufite buhagije. Iki ikeneye ni umuntu yizanira umutwe uri mu busa, akabibwira ngo rero Mana, nkuzaniye umutwe uri mu busa, we wuzuze, hanyuma hasigaye njye kugukorera. Nzanye umubiri ufite intege nke. Rero hari ibintu byinshi umuntu yiga. Uzi kwiyiriza. Ubu ngubu narimuye ngeza ku ntoboro ya mbere y'umukandara, ariko biranga nyine nirirwa nzamuri, wagira ngo naga fashion nadukanye ko kugira gutya kuva ipantaro irimo irahoroba, ukayihenda henda uti wapantaro utaza kunkoza isoni ko n'umukandara utakiyifata. Hanyuma ukagenda uri bubwirize nka 3 mu munsi, kandi wirije ubusa. Ufite ahantu ubwirije mu gitondo,
ufite aho ubwirije nyuma ya saa sita, ufite ahandi uri bubwirize nimugoroba, ugahagarara ukumva, hanyuma ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi, uyu mubiri ufite intege nke, Imana ishobora kuwuzuza imbaraga kuko irazifite zo gushyiramo. Haleluya. Kandi ko kukagenda bigakunda. Hewe murabizi ko bya bintu burya birakora. Murebere ku batubanjirije, abantu basanzwe Imana yakoresheje ibidasanzwe. Haleluya. Abantu basanzwe Imana ikoresha ibidasanzwe. Iyo nshaka nari iki cyumweru nari kuvuga ngo abantu basanzwe Imana yakoresheje ibidasanzwe. Amina. Noneho uwanditse urwo rwandiko rw'Abaheburayo akavuga ngo ubwo dukikijwe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa, dutumbiriye Yesu wenyine, ngo uwo nguwo niwe banze ryo kwizera kwacu kandi niwe gusohoza rwose. Haleluya. Noneho mu gice cya 13 bakongera bagasubira mu kindi gice cyisa n'icyo ngicyo, bakavuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakabwira ijambo ry'Imana, cyangwa mwibuke abavuze ijambo ry'Imana mbere yanyu, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. I like that. Ako kantu ndagakunda, ngo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Mu yandi magambo, mujye mutekereza, murebe icyavuye mu mikorere yabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Ngo kubera iki? Ngo kuko Yesu Kristo uko yari ari ejo niko ari n'uyu munsi, niko azahoraho iteka ryose. Haleluya. Buriya rero hari ibintu njya nkora nk'iyo nicuye, kandi burya umuntu yirije aricura cyane. Mwarabibonye ko iyo umuntu yirije n'ibitotsi iyo uryamye kare biba bikeya, saa 9 jya kumva wakangutse kandi ukumva uri fresh. Burya nta gihe umuntu aba fresh nk'iyo ukangutse mu gitondo mu masengesho ya 40. Ariko harimo bamwe bashobora kuba bageze nijoro bakarya kabiri, bakagwa ivutu, akavuga tumva reka ndare nguye ivutu kugira ngo ejo ntazatibira. Nawe urakanguka ukumva kabisa umubiri nta kirimo. Haze ukavuga umva rero Umwuka Wera, hari ibintu nkunze kubaza umwuka, ndategereje ariko nzareba. Nkabona ariko ko wakoranye na ba Paulo byagendaga bite ngo Paulo bamukorezeho umushwari niba yikoza ku barwayi bahaguruke bagende? Wabaga washyizemo iki? Wari wicara ukabaza Imana ibibazo nk'ibyo? Ko wagendanye na ba Mose, yajya ava ku musozi akamanuka arabagirana, byabaga byagenze bite? Yabaga yamaze amasaha angahe? Ko mara amasaha sindabagirana ibyo watugenje uti? Ariko aragusubiza agabura ngo urese warahagiranaga ngo bigende bite? Amashanyarazi yaraje, ntukeneye kumurika, wowe gikora ibyo nakubwiye gusa. Ariko ndagira ngo ibi batera umwete, bibatera inyota, bibatera inzara yo kujya ubwira Imana ngo Mana, niba warabikoreye kanaka nanjye ongera ubinkorere nanjye. Niba waragendanye na Paulo akabwiriza ubutumwa, ongera nanjye ubinkoreshe. Niba waragendanye na Petero w'umurobyi, uranyangira ikibazo kuri aba bantu. Ariko Imana yaje kubinsobanurira ngo ariko Petero ujye umwitondera, ntabwo mwize hamwe. Ibyo bintu najyaga mbivuga nanjye nsanga ndi umuswa. Nayo ngo reba nka Petero wari umurobyi w'amafi, ngo abwiriza umunsi umwe 3,000 birakizwa. Jewe mfite PhD ariko byaranze. Icyo Imana yambwira ngo ariko icyo gipapuro uvuga nicyo mu yihe university? Petero yigiye muri universite isumba izindi ku birenge bya Yesu. Haleluya. Hari abantu ugenda bavuga ngo ba Petero ntibize, nkabwo niwe wize hehe? Petero ntiyize. Umuntu wize akiga no kugenda ku mazi, muzanyereke uwize muri universite yigisha kugenda ku mazi, nzabyemera. Buriya ba Petero barize. Ariko muri ino minsi kuko Yesu yadusigiye Umwuka Wera, aratubwira ngo Umwuka Wera naza azenda kubyanja bibabwire, niwe uzabayobora mu kuri kose, niwe uzakorana nawe. Ubu rero nsigaye muhendahenda, nkabwo numva rero Umwuka Wera uko ngenda nsaza, more of you. Uko ngenda nsaza, umuntu w'inyuma uko asaza uw'imbere agende yuzura.
uko uw'inyuma agenda agabanuka uw'imbere agenda yuzura. Niba niyirije igifu kigasigaramo ubusa, we wuzuze mu mwuka. Haleluya. Uretse ko umwuka atajya mu gifu ariko naho ageramo. Ariko ndashaka kubigisha kubyaza umusaruro inzara. Nuzumva inzara irimo kukurya mara, igira amenyo, ujye ubwira Imana ngo Mana, iyi nzara irimo iranyibutsa ko hari indi nzara mfite. N'ubu ufite umuntu urimo gusengera, ujye uvuga ngo Mana, iyi nzara ntabwo ari iy'igifu gusa, mfite n'inzara yo kubona kanaka akizwa, mfite n'inzara yo kubona kanaka akira, mfite n'inzara yo kubona kanaka ari muzima, mfite n'inzara yo kubona. Hanyuma icyo gihe rero kwiyiriza bizakuryohera. Uko inzara irushaho kuba nyinshi, niko irushaho kukwibutsa ko ugomba gusaba n'imbaraga nyinshi mu buryo bw'umwuka. Jewe nuko nyibyaza umusaruro. Haleluya. Ariko niyo ntashonje, nsoma Bibiliya, hari igihe nsoma Bibiliya amarira kaza, nkicara nkavuga ariko Mana, kuki nka Yabesi yasenze ahubwira ngo Mana, icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye. Hanyuma twe tugasenga tukaguma tukigaragura mu bibazo, kandi ukaba tubwira ngo Yabesi yari umuntu nkatwe, ngo nyina yamubyariye mu gahinda. Ariko mujya mubitekereza ngo nusoma texte usimbuke nawe ujyemo, umere nk'umwana ubonye bagaburiye undi akavuga ngo Mana, nanjye wangaburiye. Warubona kana kashukuye. Hari igihe nyanshukura mu mwuka, nkicara nkahagarara nkabwira Imana ko Mana, ibi bintu wakoresheje kanaka nanjye wankoresheje nkabyo. Icyo bibyara yuko uhora n'ishyaka n'umwete wo kurenga aho ugeze. Kuko ubundi njye mbibwira abapastori, ubundi iyo ubwiriza warabwirije ahantu hose, ubundi ari kujya nifata mu mufuka nkarega gatuza ngo ubu rero ubwo mwari mwabona abantu babwiriza gutyo ngo ubwo mundeba ubu narabwirije. Haleluya. Ngo ubushize nari ndimo kubwiriza ahantu hirya iyo ngiyo, kugira ngo abumvishe yuko. Hanyuma Imana ikakubwira ngo ariko mbere yo kubwira abantu ko wabwirije muri Amerika, ukabwiriza muri Afurika, ukabwiriza mu Burayi, ukabwiriza muri Australia, wabanje ugahagarara iruhande rwa Pawulo ugashukura. Haleluya. Ugahagarara iruhande rwa Pawulo ugashukura, ukavuga ngo Mana, ko Pawulo yagendaga bakamukozaho umushwari, bazi kubaza ku barwayi bagahaguruka, ngo ugende bashyiraho ikiganza bagapfa, wanyongereye imbaraga. Ibyo rero bituma utazigera wirara iyo wigira ku birenge by'abatubanjirije. Haleluya. Buri impamvu mubona abantu benshi bagarukira hafi. Ushobora kuza nkajya mbwira rwose niyo yose, reka nirate kuri Peter, nkayumwira Peter, aryo wewe wari wagera muri Amerika, ariko buriya niba waranagezeyo waba waragarukiye wenda hano muri East Coast, yewe nagiye nkatangira kubarondorera aho nagiye kugira ngo mbumvishe ko Peter atageze aho nageze. Then what? Wahagarara iruhande rwa Pawulo ukabona ntumugera no kukagomba mbari, ugacishwa bugufi kugira ngo utazagarukira hafi, kandi Imana ifite byinshi ishaka kutugezaho. Kwitegereza abatubanjirije, muzigire kuri Daniel murebe, muzigire kuri Yosefu murebe, muzigire kuri Pawulo murebe, muzigire kuri Petero murebe. Uwo muzafata wese uzagenda uhagarara iruhande rwa Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo. Haleluya. Ngo ku munsi w'umwami wacu, ngo nari ku kirwa cy'Ipatimo, ngo bamuhora guhamya Yesu. Uzi kubona umuprisona uri muri maximum security prison, arinzwe n'ingona. Uretse ko iyo nyanja nta ngona zabagamo, ariko kuva ku butaka ugera kuri Patimo harimo kilometero zirenga 50. Niyo waba uzi koga, ntabwo wari koga ngo uve Patimo ugere ku butaka, wari kugwa mu nyanja, bakujyana bakagufungirayo, bati uyu twamufunze ntazongera gutera akayoge. Ku munsi w'umwami wacu, umwami akaza kugusura mu cyubahiro cye cyose. Haleluya. Akagutera gushukura. Ujya mbwira Yesu nkabwira ngo Yesu, wazagize rimwe nanjye ukangenderera, basi ukaza ndi mu nzozi, wenda ntuza ari ku manywa kuko nshobora kwikubita hasi, nayo hana yikubise hasi, wenda ukaza ndi mu nzozi nkumva ndimo ndabirota,
hari igihe narose ndi mu mwuka ndimo kuguruka, nkangutse nsanga ndyamye mu gitanda numvaga byabaye nkavuga ni kabisa noneho ntabwo ari ukugenda ku mazi, ngiye kujya ngenda mu kirere. Hanyuma ni nkangutse nsanga ndyamye mu gitanda. Nyamara wa Filipo yavuye kubatiza inkone aciye mu kirere ngo bongera kumubona ageze Zoto. Mureke twifuze kujya ku kigero gisumbye icyo tugezeho kubwo kwitegereza abatubanjirije. Haleluya. Gihe rwose ninkoresha ijambo ryo gushukura, abazi ikinyarwanda cyiza nibo bari bubyumve. Kana kashukuye, igihe nge nshukura nkareba ibyo Imana yakoreye abandi nkashukura, nkumva ndashaka kubona nkabyo. Amen. Kashukura rwose Imana ikagusubiza. Uyu munsi rero ndagira ngo nihute, ngira ngo nisanzuye cyane, tujye mu Bami ba mbere igice cya 18. Turareba umukozi w'Imana umwe udasanzwe. Aho vugira ko uyu mukozi w'Imana adasanzwe, icya mbere reka tubanze turebe uwo ari we. Mwahageze? Turahera mu gice cya 17. Nubwo ibyo twiga byose, uyu munsi turareba umuntu witwa Eliya. Titre y'inyigisho nahise Eliya, umuhanuzi usanzwe wahinduriye igihugu cyose ku Uwiteka. Haleluya. Umuhanuzi usanzwe. Murebe ku gice cya 12 aho gitangirira, aravuga ngo bukeye, umurongo wa mbere, bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Haleluya. Nkunda iyi introduction. Tekereza umuntu aje kutubwiriza ubutumwa hano. Erega buriya nabyo bisigaye ari ikibazo. Mwabonye iyo twatumiye umuntu uzwi nka Apotre Serukiza, Apotre Mignone nyine agaca gahigo, Julienne Kabanda n'abandi, abantu barakubita bakuzura. Ariko mbabwiye ngo ejo tuzabwirizwa n'umusuhuke. Hari umuntu w'umupagasi uri hano hepfo muri Kajeke, niwe uzaza kutwigisha. Nkoze introduction nk'iyo, nzi neza yuko 3 bya 4 by'abari hano ntabwo mwaza. Ariko wumva ukuntu Imana introduce Eliya, iravuga ngo bukeye Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, asanga Ahabu aramubwira ati, ndahiye ijuru rwose, ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli ihoraho, iyo nkorera iteka. Ako niko kantu gahindura byose. Ndahiye Uwiteka iyo nkorera iteka, nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka keretse aho nzabitegekera. Uyu ni umuhanuzi, umuntu w'umusuhuke, umuntu w'umupagasi, ari kuvugana n'Imana. Haleluya. Hari igihe buriya nyamuna tugira ikibazo kubera kudasobanukirwa. Akenshi iyo wagiye kukwentroduiza, njya mbibuza n'abantu aho njya kubwiriza, nkawe ibyo muri mu biki, ngo uyu nguyu ngo ni reverend, kanoni, doctor, barangiza bakatangira no kukubwira naho wize, nkawe ibyo muri mu biki. Eliya wita Ishubi, umusuhuke w'i Galeyadi. Iyo ni introduction y'Imana idakorwa n'isoni, idakozwe isoni n'abayikorera. Haleluya. Eliya wita Ishubi, umwe mu basuhuke b'i Galeyadi, ahagarara imbere y'umwami aramubwira ngo ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli iyo nkorera iteka. That's what makes the difference. It's not the degree. Ntabwo diploma iriza n'impinduka. Ikiza n'impinduka ni ya Mana wicara iruhande. Haleluya. Ukavayo ufite ijambo ryatanzwe nayo. Hanyuma tekereza ko yahagaze imbere y'ibwami akavuga ayo magambo, abasirikare barinda umwami baramwitegereje baravuga ati, mu byo dushinzwe gufata abasazi ntibirimo.
umuntu w'umusazi w'umusuhuke, apurete umusuhuke burya bafite uko yambaye, niba yari kokoye akamarayo ibyo ari byose yagiye yambaye nk'umusuhuke. we banatubwira ko yiyambariraga ubwoya bw'ingamiya akabufungisha umushumi. arahagaze baramureba bagati uyu nguyu ni umusazi tu, bwarayaze. umuntu araza akavuga ngo ndahiye Uwiteka Imana ya Isirayeli yo nkorera iteka ngo imvura ntizongera kugwa, ngo nta n'ikime muzongera kubona, ngo kugeza igihe nzabitegekera. baramwihorera aragenda, baramureka. ariko nimuza gusoma aho ngaho, Eliya yaragiye acumbika kuri Keriti, imvura irabura. bagomba kuba baranje kubishidikanya bakabatereka, ibi ni ibintu bisanzwe, ni seshoreshi zisanzwe n'ubundi zisanzwe zibaho. amezi 6 arashira bavuga ati mushake wa mugabo yatwaye imvura. kubera tubwira ngo nyuma y'amezi 6 kuri Keriti aho yari yicaye agemurirwa n'ibyiyoni bikamuzanira umugati n'inyama akarenzaho amazi. Imana iramubwira ngo imuka ujye Sarefati h'i Sidoni, ngo hari umupfakazi uriyo niwe nabwiye ngo azagutunge. imvura arayijyanye, none wayijyanye i Sarefati h'i Sidoni, yicarayo asanga umupfakazi nawe seshoresi uno byari bikomeye, asanga nawe inzara yarateye. cyo nkundira abantu b'Imana, asanga nawe inzara yarateye. umupfakazi aramuga ati genda, inzara iranyishe, genda unzanira agatsima. aramuga ati mva rero nkubwire wa mugabo we, nsigaranye agafu mu kibo n'utuvuta mu icupa, ngiye kuvugamo agatsima. ibintu bye byose byari mu bukeya nk'iby'abanyarwanda, ndimo ndatoragura udukwi 2. ngende njye mu rugo mfite utuvuta mu icupa n'agafu mu kibo, ndavugamo agatsima, nkarye n'umwana wanjye niturangiza twipfire. aramubwira ati yasuko bizagenda, genda umvugireho akanjye ukanzanire. hanyuma aragenda abikora nk'uko amubwiye, agatsima arakazana, kagafu Eliya arakariye. ubwo bushobora kuba harasigayemo utuntu tw'uturanguzwa tw'amavuta n'utundi. agatsima arakariye ntiyanabahaho. arangije ariko umukecuru agiye kureba asanga ikibo cyongeye cyuzura ifu. haleluya. umusuhuke wita ishubi utubura ifu agatwara imvura. haleluya. ariko uyu musuhuke, ibi rero nibyo nababwiraga byitwa gushukura. hari igihe urunguruka umuntu ukavuga ngo umva, ndatangara kubona umusuhuke andusha influence. umuntu w'umupagasi agatwara imvura agafunga ikirere, yarangiza agatubura ifu mu kibo cy'umupfakazi. haleluya. imyaka 3 ishize, urumva 3 yose yarafunze ijuru. Imana iramubwira ati twara urufunguzo rw'abandi abaturage bangiye bagiye gupfa, genda usubireyo, igihano nabahaye kirahagije. arazahura n'uwitwa Obadiya, aravuga ati Eliya ni wowe, n'ikibazo wateje, twohereje abamaneko dushyiraho na Interpol. abamaneko ngo twohereje intasi mu bihugu byose bidukikije. muri no minsi ubwo yaba bashyizemo Interpol, bagatanga izina ryawe n'ifoto, uyu muntu arashakishwa, yatwaye imvura y'igihugu, yasize akinze ijuru, mumushakishe mumubone agarura imvura. umuntu usanzwe Imana ikoresha ibidasanzwe. noneho arataha, aravuga ati agenda ubwira Ahabu ngo naje nje nagarutse. Ahabu araza aje kumureba, asanga koko Eliya arahari. ni wowe Eliya, n'imvura yacu watwaye? aravuga ati nayigaruye, genda untumirira abaturage bose baze duhurire ku musozi wa Karumeli, ariko ntiwibagirwe na babahanuzi b'ibinyoma ba Bayali na Ashera. haleluya. iyi match ndayikunda cyane. numiriza abahanuzi ba Bayali na ba Ashera, iyo bateranije bamwe bari 400, abandi bari 450, bari 450, bantumirize baze dukore match, un contre 850.
umwe kuri 850. Araza, mufate Bibiliya zanyu noneho mujye mu gice cya 18, ahantu nkunda cyane, murebe ku murongo wa 20 w'icyo gice. Nuko Ahabu atumira Abisirayeli bose, mumbwire ngo bose, igihugu cyose atumira Abisirayeli bose n'abo bahanuzi, atumira Abisirayeli abateraniriza ku musozi w'i Karumeli. Nuko Eliya yegera abantu bose, arabegera bose, aravuga ati muzageza he guhera mu rungabangabo? Iki nicyo kibazo twese dufite. Muzageza hehe guhera mu rungabangabo? Muzageza hehe guhagarara hagati? Muzageza hehe kuba akazuyazi? Muzageza hehe kugenda mu ntege nke? Muzageza hehe kumva waragarukiye aho ngaho ugacumbika? Muzageza hehe kwiyakira uko muri? Muzageza hehe guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, ni mumukurikire. Kandi niba muzi yuko ari Bayali we aba ari we mukurikira, muve mu rungabangabo. Iki nicyo kibazo cy'abantu benshi, baba bari hagati. Iyo bikomeye bajya ku mupfumu, byaba bimeze neza bakaza gushima Imana. Hagati. Muzageza hehe guhagarara mu rungabangabo? Muzageza hehe kuvanga iby'iburyo n'iby'ibumoso? Sobanuka cyangwa usubireyo. Halo, rega ikibazo cy'Imana, hari igihe rero mwibeshya ngo Imana uzayiha ruswa. Ruswa y'idini ntifata Imana. Imana irakubwira ngo kora ibyo nakubwiye gukora, ibyo kumpa ruswa ubyihorere, kuko ntacyo ufite wampa kitari icyanjye. Burya umuntu urya ruswa n'uwo ufite icyo akeneye. Ubundi umuntu ukize ntabwo arya ruswa. Nimubona buriya bakubwira ngo i Burayi, ngo muri Amerika ntibarya ruswa, uretse ko baranazirya, ariko bo barya nyinshi kubera ko bafite byinshi. Suko badafite umutima nk'uwacu, nuko iyo udashonje nturya ruswa. Intare ihaze ntabwo ifata impara, nuko benshi mutabaye mu mashyamba ngo mubibone. Iyi intare yariye yahaze, ni impara ishobora kuza ikayikinira imbere, intare ntiyifate, kubivuga ati ndayifatira iki, nzashakira kurya nzafata indi, kayiborera kayica imbere igenda, intare igakomeza ikiryamira. Abantu mu rungabangabo bakibwira ngo bazajya baha Imana akantu, amasengesho y'umunsi umwe, hanyuma Imana inezerwe. No, ishaka ngo jya mu wese. Muzageza hehe guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, ni mumukurikire, kandi niba ari Bayali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubije ijambo na rimwe, ariko umva aho bamushubije, baracecetse kuko bari batsinzwe. Bakavuga ati we ntabwo uzi Bayali, uravuga Bayali uko utayizi. Abaha challenge rero, arababwira ngo noneho nibaduhe imfizi ebyiri, 23, niba ebyiri bahitemo iyabo, bahitemaguremo ibice babigerekeye hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo, nanjye ndatunganye ya kabiri igerekeye inkwi ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka, maze Imana iri budusubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Umva none abantu bose baramusubiza bati iyo match ni nziza, ibyo uvuze ni byiza, tugiye kureba match rero isobanutse. Kandi Eliya arababwira ati abahanuzi ba Bayali abari mwebwe mubanze mukate imfizi yanyu muyishyire ku nkwi, jewe ndaza kuza nyuma. Uzi impamvu yabahaye iriya challenge? Bayali yari imana y'inkuba, Ashera yari inkingi bashingaga imeze nk'iyi mifata nkuba bazanye, yabaga ishinze imeze gutya, imeze niho Bayali yamanukiraga. Aravuga ati ngaho nimushinge abahanuzi ba Ashera n'aba Bayali bafatanye bamanura inkuba tuyibone. Eliya yigira hirya afata ikirere aragifunga. Uko yatwaye imvura yafunze ikirere, afunga ikirere, bahamagara Bayali iburaho inyura. Umuhanuzi w'Uwiteka, umuntu usanzwe w'umusuhuke w'Itishubi watungwaga n'umupfakazi imyaka 3,
barya agafu kasigaye mu kibo n'uturanguzwa tw'amavuta twasigaye mu icupa. Haleluya. Ko Imana yacu, ngo profesa umwegeze gusanga umwana arimo kuba atari ko Imana yacu irakomeye pe. Ati Imana ifata inyanja ikayicamo kabiri. Profesa arazaza ati we peti, ibyo bintu muba murimo gusakuza ni ryari hatabayeho umuyaga uhuha inyanja ikigirayo? Ntabwo urabona imirabo? Mwana namubwiye ati ariko ati niyo wanyemeza ko umuyaga wahushye, ati Imana yacu iracyakomeye kubona Abayisiraheli baraciyeho n'amaguru, hanyuma Abanyegiputa baza n'amafarasi bakagwamo. Hagomba kuba harimo n'imbaraga z'Imana. Imana yacu aramubwira tugiye kumbwira ko nayo nawe ngo yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi. We wize siyansi, digestion y'ifi yari yagiye kugira ngo mari iminsi 3. Ho umwana aramubwira ati cyo nzi ni kimwe, ubwo Imana yabivuze buriya Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi. Haleluya. Hanyuma aramubwira ati ariko ati byihorere, nitugera mu ijuru tuzabibaza Yona. Uwo ni profesa. Umwana aramubwira ati byihorere, nitugera mu ijuru tuzabaza Yona uko byari bimeze. Arabwira ngo nugenda se ugasanga Yona atari mu ijuru, ati byari byose azaba ari aho urimo kujya. Sinzi niba ubyumva. Niba atari mu ijuru azaba ari aho iyo nzira urimo kujyamo azaba ariho yagiye. Ibyo ari byo byose arangira aramubwira ati ibyo ari byo byose Imana yacu irakomeye. Haleluya. Umuhanuzi w'umusuhuke wita Ishubi afunga ijuru, imvura ntiyagwa, arongera afunga ijuru, Bayali ntiyakora. Bambenyemo n'abantu bamwe na bamwe ngo banteza amarozi, bagutega amarozi. Inyoni ipfuye ikakubuza kwinjira mu nzu, wafashe igipapuro ugafata inyoni ukayishyira muri toilette mu izina rya Yesu, warangiza ukabwira Yesu uti rero nta inyoni y'abandi muri toilette, hasigaye wowe ushyireho uburinzi bwawe. Umuhanuzi, abahanuzi 850 bahangana n'akagabo kamwe kamaze iminsi karya ibiryo by'umupfakazi. Rega buriya ashobora kuba yaragarutse yarananutse nawe, ashobora kuba yari mu intoboro. Aragaruka araza afunga ikirere, Bayali buri mbaraga. Erega burya ntabwo Imana ihakana ko amadayimoni abaho, abarozi babaho, ari nabo bakoresha izo mbaraga z'amayoberane, barahari baranakora, ariko twe turabafunga. Haleluya. Ufunga ikirere bakananirwa gukora. Iyo wafunze ikirere ntibakora. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Paulo yagiye muri Efeso afunga ikirere cyaho, Arutemi y'Abanyefeso ibura abakiriya, barigaragambya, abacuzi b'ifeza n'izabo barigaragambya, batuye umugabo kuva aho yazi yatangiye kuvuga iriya mana y'inyamahanga, none Arutemi y'Abanyefeso ibishushanyo byabo byabuze abaguzi. Nkunda bene ibyo bintu. Tuzakora ryari ku buryo abapfumu bimuka bakabura abakiriya, ahubwo usanga tubasangira. Ntabwo murumva abapfumu babivuga ngo bariya ngo kumanywa barasenga ngo mbasangira na pastor, ngo kandi igihe bakanzanira ibitubutse. Kandi nibyo, kuko umupfumu we agutegeka yuzana. Uzi kujya gushaka isekurume y'ibara rimwe no gushaka isake y'umukara itafite irindi bara, kandi bakayishaka bakayibona, bakayishyira umupfumu. Mwakwizeye Imana. Vuge nk'awa musazi wagiriye yajyaga avuga ngo batizera Imana bacirira imbwa. Bona karindwa n'imbwa kandi afite Imana, kugira ngo imbwa nizamurinde. We kajya mu bapfumu bakaguha hagati kumye n'ubuntu bw'ubufu baseye, ngo ubu nibwo buzakurinda. Agati kumye kananiwe kirinda. Najyaga mbona iwacu intare yabaga yapfuye, twebwe twakuriye hariya mu Mutara. Intare yarapfaga mu minota 5 ni wari kubona n'agahu kayo, bakebye uruhu, abandi batwaye inzara, abandi batwaye amenyo. Iryinyo ry'intare yapfuye ryakurinda intare nzima. Burya abantu n'abapfu. Niyo Abanyarwanda baruvuga ngo ibyapfubirirwa n'abapfumu. Twebwe dufite Imana ifunga ikirere, Bayali ntikore. Haleluya. Abahanuzi 850 bagahamagara Bayali bakicebesha ibyuma, amahembe yabo ntaze. Haleluya. Twigeze guturana n'umugabo yari afite amahembe. Abantu bahakana amahembe nuko mutaturanye nayo.
yari afite amahembe, yarayahamagaraga ukabona umusozi wose uracanye. Ariko twakijwe turi igikundi cy'abasore, kandi twese twabaye pastor. Ubu ngubu twajyaga dufunga ikirere, yahamagara amahembe ntazi. Niho namenye yuko ibyo yari yakoze nanjye narabibonye bikora. Twafungaga ikirere, akavuza ibinyugura, akavuza ingoma, agahamagara ntibize. Hari imbaraga zirya izindi. Haleluya. Ariko reka ndangize. Umva noneho Eliya ngo ararangiza umurimo. Yafunze ikirere, abahanuzi ba Bayali kuva saa 3 kugeza saa 9 paralysis. Akajya bishongoraho, akababwira ngo ariko ngo erega umurongo wa 27 nimutere hejuru kuko ari Imana. Umva ko ari Imana. Yenda ubu iriyumvira cyangwa hari aho iganye, yitangira itamo. Eliya yarafite confidence nyinshi cyane, ngo ati ndabizi neza ikirere buriya nagifashe, nagifunze. Ubu Bayali ntiri bukore, wenda irimo iriyumvira cyangwa hari aho iganye, cyangwa se yazindutse, cyangwa se irasinziriye, ikwiriye gukangurwa. Buriya hariya bavuga ngo hari aho iganye, muri translation imwe y'icyongereza baravuga ngo yenda irimo iriyumvira cyangwa yagiye kuri toilette. Kariya ka expression hari aho iganye nicyo bivuga. So iyo Mana yanyu wari uza kuri office y'umuntu ufite ntuza self contained office, iyo ugiye kujya muri toilette ukinga biro kugira ngo ataza kugira abantu bakati buriya ishobora ko yagiye kuri toilette igakinga biro. Niyo baba murimo gukomanga niyikirize, nimuyihamagare wenda hari aho iganye cyangwa irasinziriye, irimo irakora sieste. Ariko ngo ageze aho ngaho aravuga ati okay, iby'imikino birarangiye, mureke tube serious, reka turebe Imana nyamana uko ikora. Haleluya. Icya mbere yakoze, umva murongo wa 30, ahera kwabwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Iki nicyo kintu cya mbere dukeneye gusana, igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Ibibazo byose biza iyo igicaniro cy'Uwiteka cyasenyutse. Murabizi iyo abantu bicaye igicaniro cy'Uwiteka kigasinzira. Imana yari yarabwiye Mose ngo uzabwire aba bantu ngo igicaniro cy'Uwiteka uyu muriro ujye uhora waka ntugatsime, ngo kandi kuri iki gicaniro cyanjye ntihakabureho igitambo, ngo umuriro ujye uhora waka ntugasinzire. Haleluya. Ariko kubera negligence y'abantu, igicaniro cyari cyarasenyutse. Uretse no gusinzira, cyarasinzire kizaho kirasenyuka. Kandi n'uno munsi buri ikibazo gikomeye dufite, ngewe njya ntangara cyane. Ubona ko dukora amasengesho y'iminsi 40, ari rwose bajya bambwira ngo pastor buriya ntutubeshya 40 urayikora, ngo ukiriza ukarya nijoro gusa 40 ukayikora cyane ikarangira. Nigeze no kuyikora nta n'ibiryo ndya, nywa amazi gusa. Hari n'umuntu twaze tuganira karambwira ati 40 warayirangije, ati ko bavuga ngo ubundi umugabo yagejeje ku minsi 21 kwa 22 baramuhamba. Ndababwira ngo aticaye imbere y'Imana. Igicaniro cyarasinziriye mu ngo nyinshi. Ariko abagabo barimo hano mwampepera nkareba, abagabo rezome, abagabo nyabagabo, mumanure ibyo ako kantu kaba mu ndirimbo ya Fathers Union, abagabo nyabagabo. Ibicaniro byarasinziriye kuko abatambyi b'ingo bararangaye. Ingo nyinshi abagabo baho ntibasenga, ingo nyinshi abagabo ntibasenga. Ibyo ndi umugabo wo kubihamya, n'abari hano uwakoresha ikizamini agashyira hari icyuma cy'Imana akavuga ati mucemo, udasenga kiravuga, usenga kiraceceka, cyavuga kigasarara. N'abicayemo hano benshi basenga mu nsengero, ariko wabo mu rugo igicaniro cyarazimye. Niyo mpamvu imibu y'abadayimoni yamaze abantu. Iwacu hari ibintu twirindaga, igicaniro burya cyarindaga ibintu bikomeye cyane.
igicaniro cy'inka cyazagamo umwotsi kikarinda imibu, ku manywa kikarinda isazi. Impamvu amadayimoni atuma uko yishakiye mu rusengero, ibicaniro byarazimye, twasigaranye idini nta mana ihari. Erega no muri kino gihe niyo mpamvu Eliya yabwiraga abantu ko muzageza ryari kubangikanya Imana n'ibyo bigirwamana byanyu? Muzageza ryari kuba murungabangabo? Nimuhitemo, niba Uwiteka ari we Mana aba ari we mukorera wenyine, niba kandi Bayali yo Mana aba ari yo musanga. Ariko niho duhagaze, dusigaye dufite Imana iri indifferent, itagira icyo yitayeho. Abantu baza biyambariye uko bashatse, abantu binywera ibyo bashatse, bisambanira uko bashatse, bivugira uko bashatse, kuko Imana ntikibyitayeho. Niko bibwira, ariko kuko twafashe idini turayimika, hanyuma twibagirwa Imana, igicaniro cy'Uwiteka kigasinzira, umuntu akigendera uko ashatse. Njyewe nsigaye ntangara, abahanuzi basigaye bibereye hariya hanze. Abahanuzi buriya rero muzajya mwumva, nzajya mbasetsa kuko sigaye numva indirimbo z'abantu badakijijwe. Uwitwa Amagi the Black yararimbye ngo abapagani turi benshi, ngo mu nsengero turi benshi, ngo no mu tubari turi benshi, ngo turi benshi, ngo turayoboye. Hanyuma indirimbo akayirangiza avuga ngo ariko dukwiye kwihana. Abana ariko urumva di Amagi niwe usigaye abwira abantu ko bakwiye kwihana, ko abapagani ni benshi. Ari warumva indi yitwa Bruce Melody yitwa Funga Macho, ataho abera akaga ati yambara mini mwicaca. Aho abera akaga yambara mini akajya muri church. Nkavuga ni urumva di uyu muhungu ntabwo nzi Bruce Melody asengera he. Ariko icyo ndimo kubabwira hano, hari abantu kubona n'umuntu utajya gusenga aromarika ko ibyo bintu bidakwiye, akavuga ati no tuzabera akaga, tiyambara mini muri church. Umva ngiye nsigaye nimvira abahanuzi bo hanze hariya, abahanuzi basigaye barigiriye hanze, kuko mu rusengero byose byaremewe. Igicaniro cy'Uwiteka, amen, ngo asana igicaniro agerekeranyaho inkwi, ashyiraho igitambo, arangirira aravuga ati kugira ngo mutaza kwibwira ngo ni magic, ngiye gukora ibidasanzwe, nimuzana amazi musukeho igitambo cyanjye mu kirengeze kijye mu nyanja. Basuka amazi ati mwongereho, basukaho andi bati mwongereho, ngo kirarengerwa bigera hejuru. Arangirira aravuga ati rero noneho nimuze mwigire hafi murebe Imana nyamana. Haleluya, mwigire hafi murebe Imana nyamana. Aravuga ngo umurongo wa 36 ngo agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ya saha n'ubundi bagombaga gutambaho igitambo, ya saha tugomba gusengamo. Daniel yasengaga 3 ku munsi, mu gitondo, saa 6 na nimugoroba, akagira imbaraga. None muri kino gihe njya mbyigisha abapastori, nkabwira nti umupastori urya ropa 195. Uguze icyo bivuga? Ropa 3 ku munsi from Monday to Sunday, akarangiza umwaka. Ntabwo ashobora kuzamanura imvura, ntabwo ashobora kuzamanura umuriro. We murashaka ko tuzamura amatorero agakura twirira uko dushatse? Yesu yaravuze ngo hari amadayimoni adakurwamo n'ikindi uretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Ariko ugasanga abantu bazanye inyigisho zivuga ngo ariko biriya bintu bazanye ngo byo kwiyiriza ubusa ngo ntabwo ari ibyacu. Mwebwe bandi, umwami dukorera yiyirizaga ubusa, abigishwa bamukurikiye biyirizaga ubusa, abandi bose. Ariko ugasanga abantu barwira ngo biriya bintu ngo ni ibintu by'inzaduka. Hariho n'abajya bambwira ngo Remera ngo bazanye ibintu by'inzaduka. Abo nkunda ko inzaduka zacu zigeraho zigafata, n'abandi bakazigana. 40 tuyitangira yari inzaduka, ari abantu biremera basigaye barazanye ibintu by'inzaduka. None abantu bose basigaye babikora bakanabikunda,
kuki byaba inzaduka kandi umwami wacu yarabikoze? Ibintu umwami wacu yakoze ntibishobora kuba inzaduka. Ibintu Mose yakoze ntibishobora kuba inzaduka. Tuba twigira ku birenge by'abatubanjirije. Haleluya. Ntabwo ibyo ari inzaduka, kandi Imana izaduha umugisha. Uretse ngo arabategereje ko nzagenda inzaduka zikavaho. Nta kibazo, bapita muzazikureho, nta kazi kanyu. Hari ababimbwira ngo ibintu by'inzaduka ngo muzabikosora. Ariko mwabonye umugaragu gukosora shebuja? Ntimushobora gukosora Yesu. Ibyo Yesu yategetse nibyo tugomba gukora. This is a kingdom mindset. Ikibazo dufite, twabaye muri demokarasi na repubulika, twibwira ko n'ubwami bw'Imana bwa demokarasi na repubulika. Muri demokarasi abantu bivugira ibyo bashatse, ariko mu bwami bakurikira ibyo umwami yategetse. Kandi Yesu aza yaje yamamaza ubwami, ntabwo yaje yamamaza ubutegetsi. Ntabwo yavuze ko aje muri demokarasi, ntabwo yaje muri repubulika. Yaravuze ngo ubwami bw'Imana bwaje. Kingdom principles. Muze kureba na hano ibyo abaturage bavuze. Eliya amuhanuzi yegera igicaniro aravuga ati, Uwiteka Mana ya Aburahamu na Isaka na Isirayeli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisirayeli, kandi ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Ibyo wantegetse nibyo nkoze. Amina. Ibyo nibyo biduha confidence, kuvuga ngo hari icyo nzi. Ibyo ndimo gukora nibyo umwami wacu yakora ari hano. Ibyo ndimo gukora nibyo umwami wacu yadutegetse gukora. Nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Mana, kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka, utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu yose, maze abantu bose bibonye bikubita hasi bubamye, baravuga ati, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Buriya riraje ngo the Jehovah is Lord. Nukuvuga ngo Uwiteka niwe mutegeka, niwe mugenga wa byose. Uwiteka niwe mwami. Haleluya. Umwami w'ikirere, umwami w'ubutaka, umwami w'abantu. Bikubita hasi bahindukirira Imana. This is revival. Iki nicyo bita ububyutse. Abantu bose murabyibuka yari yahamagaye ngo Isirayeli yose yikubita hasi, iravuga ngo Uwiteka niwe twimitse, Uwiteka niwe Mana yacu. Haleluya. Mana ubyumve, uzaduha umunezero umunsi umwe tubonye abanyarwanda bavuga ngo Uwiteka niwe Mana. Revival. Kuko icyakurikiyeho abantu bose bamaze kwikubita hasi bakaramya Imana, yarabwiye ati, ubu bwo mukozi ibingibi ya mvura iragarutse. Ngo aragenda ajya ku musozi abwira Imana ati, rero Mana, warambwiye ngo bari abantu nibahindukira bagakora ibyo bagomba gukora, uzarekura imvura. None rekura imvura igaruke. Ariko n'imvura nayo yagarutse kubwo gusenga kwa Eliya. Murebe hariya niho nsoreje imbaraga zo gusenga k'umuntu usanzwe ukorana n'Imana idasanzwe, k'umuntu usanzwe ukoreshwa ibintu bidasanzwe kubwo gusenga no gukorera Imana. Murongo wa 41, Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Gira vuba ujye kurya. Haraza kugwa imvura y'impangukano. Ariko igihe bagiye kurya, nuko Ahabu arazamuka ajya gufungura. Eliya nawe arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi w'i Karumeli, yicara hasi yubika umutwe mu maguru. Abwira umugaragu we ati, zamuka witegereze ku nyanja. Igihe abandi bagiye kurya, kandi ibi biryo yarabimeritaga di, yari amaze kumanura umuriro, amaze kwemeza abantu yuko Uwiteka ari we Mana, amaze no kwica abahanuzi ba Bayali. Aravuga ati, mwese mugende, abadinyiteri mwese mujye muri reception, ngewe ngiye gusenga. Haleluya. Hari igihe ujya gusenga abantu bakibaza niba uri muzima. Iyo gihe nababwiraga nasenze iminsi 40, abantu bose habaye ibintu byinshi muri iyo minsi. Habaye ubukwe muri famiye, habaye ibindi bintu hiri, abantu bose karitse Antoine byamugendekeye bite, batari mu masengesho. Yagize iki kibazo se? Uwari kubona abantu bose bagiye kurya, Eliya akazamuka umusozi, ntiyari kumva ibyo agiye gukora. Hari igihe wowe ugomba gusenga abandi barimo kurya, hari igihe ugomba kurara ijoro abandi barimo gusinzira, hari igihe ugomba kwibuza ibintu abandi barimo kubifata.
kubera iki? Hari ikintu ubundikiye ushaka kubazanira. Haleluya. Abwira umugaragu ati zamuka ujye witegereza inyanja, ngewe ngiye gusenga, wowe utegereza inyanja. Haleluya. Ujye usenga nurangiza ubwira abantu uti mushaka ibimenyetso murebe ko hari icyabaye. Hari umuntu Yesu yigeze gusengera amuhumura amaso aramubwira ati urabona neza? Ati ndabona, ariko ndabona abantu bameze nk'ibiti. Urongera asubiramo ati noneho urabona neza? Ati ndabona bino byakosoretse. Hari igihe ugomba gusenga ukajya ubwira abantu ati ushaka ikimenyetso cyo ko hari kirimo gukoreka. Hari igihe ikintu gitinda kuba ariko ukabona ibimenyetso bikubwira ngo bigiye kuba. Haleluya. Hari umuntu yararwaje umugabo ejo yaje kumubahamya. Aramubwiye ni genda ujye mu rugo umusengera umurambikeho ibiganza. Aramusengera, hanyuma atangira kuzanzamuka, aza kundeba, nanjye nongeramo. Hanyuma ejo araza arambwira ati umugabo niwe winyibwira, arambwira ati uburyo nakize aturetse intege nke n'ubwo gusa ari ibintu byari serious. Abaganga babuze icyo arwaye, adasinzira, umuriro imwishe. Byaranejeje cyane kuko ntabwo ngewe nagiye kumusengera, nabwiye umugore we ni wowe reka nkurambikeho ibiganza, ugende umurambikeho ibiganza. Hanyuma aramusengera, hanyuma arazana nanjye nongeraho ibyari byasigaye. Hanyuma rero araza mu buhamya ko yakize. Imana ikomeze irangize n'ibyasigaye inyuma. Haleluya. Hari igihe wowe ugomba kongeraho. Eliya yaravuga ati mwebwe mujye kurya, ngewe ngiye gusenga. Arasenga, umugaragu areba ibimenyetso by'uko birimo gukoreka. Wowe umaze iminsi usenga, turi ku munsi wa 29, tangira ugenzura ibimenyetso urebe ko hari kirimo gukoreka. Ugende urebe ko hari ikintu Imana irimo gukora ku byo wasengeye, kuko Imana igenda ikora ibintu ukabibona ko irimo kubikora. Uhere mu mutima wawe wumve niba ufite icyizere cyarazamutse. Iyi Imana igiye kugukorera ikintu cya mbere ibanza kuzamura icyizere muri wowe. Noneho ngarasenga, agejeje ku bwa 7, umugaragu yaraza akamubwira ati ntacyo mbonye. Amubwira gusubirayo, agera 7, agezeyo ubwa 7 aravuga ati dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva ku nyanja. Eliya aramubwira ati genda ubwira Ahabu uti itegura igare ryawe umanuke imvura itakubuza. Arangije ngo hashize umwanya muto ijuru ririhinduriza ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye agiye Yezereli. Imbaraga z'Uwiteka zijya kuri Eliya, aracebura arirukanka, yiruka imbere ya Ahabu amutanga ku irembo ry'i Yezereli. Izo ni imbaraga z'umwuka. Haleluya. Cyo nagombaga kwigisha buriya nakirangije, reka ne kwigisha kuri ako gace ka nyuma kuko gashobora kuba inyigisho yihariye. Imvura iragwa, iramanuka. Ya mvura yari imaze imyaka 3 n'igice yarabuze. Umuhanuzi yasenze rimwe arayigarura. Haleluya. Hari ibintu Satani yafunze tuzamanura. Hari ibintu n'Imana iba yararetse tukazabimanura. Hari ibintu uzasengera ugakurura rimwe ukabona nta kije, ugakurura 2 ntihagire ikiza, ugakurura 3 ntihagire ikiza, ukagira 4 ntihagire ikiza, ukagira 5 ntihagire ikiza, ukagira 6 ntihagire, ku bwa 7 ukabona ibimenyetso by'uko birimo gukoreka. Haleluya. Yewe ndo mugabo wo guhamya ibingibi, mfite umuntu wansengeye, mujya mwumva hano mbitangaho ubuhamya, kuva muri 78 afata ubusa, 79 afata ubusa, 80 afata ubusa, 81 afata ubusa, 82 afata ubusa, 83 afata 84 ndakizwa ku mwaka wa 7. Haleluya. Kandi nkijijwe nyine ubwo nagiye ari ubwoko bw'imigano buba mu Bushinwa bita China bamboo. China bamboo iyo bayiteye bacukura umwobo w'imetero 2 bagateramo ingiga ya China bamboo y'uwo mugano, bashyizemo n'ifumbire. Umwaka wa mbere buri munsi ugomba gusukamo indobo y'amazi, urumva, buri munsi. Umwaka wa mbere iminsi 365 usukamo amazi, ntihagire ikigaragara. Wa mwobo kubera yuko iyo usutsemo amazi ibitaka bigenda bimanuka. Umwaka wa 2 ukongera bitaka, ukongera ukuzuza, kamara umwaka usukamo amazi, imyaka 2 usukamo amazi, imyaka 3 usukamo amazi, imyaka 4 usukamo amazi, imyaka 5 usukamo amazi wongeramo ifumbire, 6 ku mwaka wa 7 izamuka rimwe mu byumweru 3 ikabigeze muri metero 30 z'ubutumburuke. Hari ibintu bimwe bitinda kuzamuka ariko byazamuka
bigapfunuka bigiye. Buriya rero ntuzacike intege ibyo urimo gusengera byose. Eliya yagize 7 abwira umugaragu ati jya kundebera niba nta cyabaye. Kaza akamubwira ati nta n'ikimenyetso. Ariko ku bwa 7 aramubwira ati mbonye akamenyetso. Hari abarimo kubona utumenyetso, ubwo nabashubijwe kare. Hari abazasenga umwaka ukarangira, umwaka utaha muri 40 ukaza gutanga ubuhamya ngo umwaka ushize muri 40 narasenze none Imana yaranshubije. Kuko Imana yacu isubiriza igihe, ariko Imana yacu isubiza igihe yagennye, kandi iyo ibikoze umenya ko ariyo yabikoze. Imana ibaho umugisha. Umusuhuke wita Ishubi wahagaritse imvura arangije arayigarura, ariko yahindukirije igihugu cyose ku Mana. Haleluya. Mana ubyumve, hazaba umunsi tuzumva abantu ari benshi, igihugu cyose bavuga ngo Uwiteka niwe Mana, aho tunyuze twumva ngo Uwiteka niwe Mana. Wiheshe icyubahiro, usubize gusenga kwacu. Amina. Munzanire kiriya giseke dusengera ibyifuzo hamwe no gusengera inyigisho y'uyu munsi. Church audience, ugitere cyahangaha tugisengere. N'abafite ibyifuzo batashyizemo babifate mu ntoki, nta kibazo, turabisengera. Bitere cyahangaha. Hari ibyo twakuruye bimwe biraza, hari n'ibindi tukirimo gukurura. Tumaze iminsi 29, ariko buri inshuro 7 za Eliya. 7 ni plenitude y'Imana, hari kairos y'Imana, igihe Imana yagennye bikazakoreka. Amen. Turagushimye Mana yacu. Umugaragu wawe Yakobo yaranditse aravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo arasenga imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa, arongera arasenga imvura iragwa. Mana uyu munsi turahangaha dusenga, icyambere ubanze utwemeze yuko natwe turi abantu nka Eliya. Ubanze utwemeze ko Eliya w'umusuhuke ntacyo yaturushaga, uretse ko yari umuntu kuba hafi akagutega amatwi, nkuko yavuze ngo jewe ndi umukozi w'Imana uyikorera iteka. Turasenga Mana ngo ubanze uduhindure, ubanze uduhindukize tuba abakozi bawe bakuba hafi iteka. Kandi Mwami, nkuko Eliya yasenze imbaraga zawe zikamanura igicu, imvura ikagwa. Nkuko Eliya yasenze imbaraga zawe zikamanura umuriro zigatwika igitambo, utugirire neza natwe dusubize. Turasenga uyu ni umunsi wa 29. Iki giseke kirimo ibyifuzo, imitima y'ibindi byifuzo. Turasenga ngo muri iyi minsi ari abari hafi ari n'abari kure, usubize gusenga kwabo. Imbaraga zawe zimanukire gukora ibitangaza, imbaraga zawe zimanukire guhindura ubuzima. Mana ntabwo dukeneye kugutotesha amagambo, ariko wowe hari igihe utinda kudusubiza kuko wifuza ko tukuba hafi. Kandi twakuba hafi igihe kirekire tukava natwe twahindutse, twakuba hafi igihe kirekire tukamenya kuri Imana isubiza, twakuba hafi igihe kirekire tukamenya kuri Imana ituba hafi, twakuba hafi igihe kirekire tukaryoherwa no kubana nawe. Mana ndasengera abantu bose uhe kuzagira urambirwa kandi yarashyize icyifuzo imbere yawe, agitegereze yihanganye, kuko ari umunsi uzamusubiza ukabikora. Reba ibyifuzo biri muri iki giseke. Twakise igiseke cyo gutegereza, twakise igiseke cy'urwibutso. Iki giseke kigiye gihora imbere yawe, n'igihe twatashye ujye ukomeza kureba ibyifuzo birimo ahangaha. Amasaha 28 y'umunsi yose iki giseke kiri imbere yawe. Turasengera abatanze ibyifuzo by'agakiza, abatanze ibyifuzo by'ububyutse, haba kuri bo haba no kwitorero, abatanze ibyifuzo byo kuzura umwuka, abatanze ibyifuzo byo guhabwa imbaraga, abatanze ibyifuzo byo kumenya impano zabo. Usubize kwifuza kwabo, imbaraga zawe zibazeho. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenga dufatanije n'abatanze ibyifuzo by'uburwayi, abasengera indwara z'uburyo butandukanye, abafite ibibyimba bitandukanye, ibibyimba byo mu nda, amakanseri n'izindi ndwara nyinshi. Turasenze ngo urambure ikiganza cyawe kure kuri abo barwayi bose, kandi ukora umurimo mwiza wo kubakiza. Turasengera abatanze ibyifuzo by'imiryango, abasore bifuza kubona bazabana, abakobwa bifuza kubona bazubakana.
abo ngabo usubize kwifuza kwabo. Abatanze ibyifuzo by'imiryango irimo gusenyuka, abana basengera ababyeyi babo, ababyeyi barimo gusengera abana, n'inshuti zirimo gusengera inshuti zabo, urambura ikiganza cyawe usa n'imiryango, usanganye imitima y'abagabo n'iy'abagore n'iy'abana n'ababyeyi, kandi ubagirire neza. Abatanze ibyifuzo Mwami Imana yacu by'akazi, abari mu bushomeri, abatanze ibyifuzo by'akazi karimo kurangira bifuza kuzabona, kandi abatanze ibyifuzo byo kwagura bizinesi, abatanze ibyifuzo Mana byo kubona icyo bakora kandi icyo bakoze kikababera cyiza, urambura ikiganza cyawe ubakingurira amarembo, kandi wagura imbago zabo bagirire neza. Harimo abatanze ibyifuzo Mwami by'ibintu bitandukanye, abifuza amapermis de conduire, abifuza kubona amadiplome, abifuza kubona amaviza, abifuza kubona ibi na biriya, abifuza kubona imodoka, abifuza kubona amazu bakava mu bukode, abarimo kubaka amazu bifuza kubona yuzura, n'abafite amazu bifuza kugurisha bakeneye abakiriya beza, n'abafite ibibanza bigurishwa, abo bose usubize kwifuza kwabo, ibyo basengeye byose ubibahe kandi ubagirire neza. Mana, ibyifuzo birimo hano byose, abifuza urubyaro ubagirire neza, ubazibura inda zibyara nk'uko wabikoreye abo tubona batubanjirije muri Bibiliya. Warabikoze ku bwa ba Hana, warabikoze ku bwa ba Sara, warabikoze ku bwa ba Elizabeti, nawe ubagirire neza, ubaha abana kandi ubaha abana beza. Umva gusenga tugusenga uyu munsi Mana, mvuze nka Eli ngo aba bantu bose ubaha ibyo basabye, kandi ubikore wihesha icyubahiro. Ku bw'izina ryawe dusengeramo Mwami Yesu, ubikore kandi ubisohoze, kandi iyi 40 izabe so special, izabe 40 idasanzwe, izabe 40 itwinjiza mu bubyutse, izabe 40